Yesu ashimwe cyane, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami w'amahoro. Ndagusuhuje aho udukurikiye uherereye hose. Hari abantu badukurikiye bari mu Rwanda, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hari abantu badukurikiye bari mu gihugu cya Uganda, ndabasuhuje mbifuriza umugisha w'Imana. Hari abadukurikirana bari mu Burundi, muhabwe umugisha. Hari abadukurikirana bari Zambia, bari Malawi, bari Mozambique. Mwese ndabasuhuje mbifuriza umugisha w'Imana. Ndasuhuza abari muri diaspora, bari muri Amerika, abari muri Canada, abari Australia, abari mu Buraya bwose. Ndabasuhuje mbifurije umugisha w'Imana no gukomera kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Imana ibeshaho ikomeze kubishimira uburyo mudahwema kubana natwe. Ndagusaba wowe ugiye gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi mu isaha yo kubohoka, ikiganiro ugiye gukurikira, ndagusaba niba utari wakora subscribe yikore, ukande like. Ntukagende udakanze like kuri iyi video. Wumva wakanda like, ugasigaho comment yawe, aba ari ingenzi kuko comment ituma tubona aho duhera ubutaha, tukazahera hamwe twatangiriye bijyanye n'ibyo abadukurikirana bashaka kumenya cyangwa bashaka gusobanukirwa. Ikindi usharinge, wigira abantu nk'abangaho uyisharinga. Ndagusabira umugisha wowe ugiye kubikora, ukibyumva ko mbigusabye ukabikora, ugafatanya nanjye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Icya kabiri, uraba unteye inkunga, uraba ufashije kugira ngo ibyo nkora bigere kuri benshi. Imana iguha umugisha rero wowe ugiye kubikora. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki? Uyu munsi tugiye kuganira inyenyeri. Inyenyeri tugiye kuganira ibintu bitatu bikomeye. Hari ibintu bitatu bikomeye uzibonaho, waba ukibyibonaho ugahita umenya yuko inyenyeri yawe abarozi bayitwaye. Ibi bintu bitatu ukibyibonaho ni ibintu bitatu birakomeye ku buzima bw'abantu. Ukibonaho ibyo bintu ugomba guhita umenya ko inyenyeri yawe abarozi bayitwaye. Ubundi mu magambo makeya, inyenyeri ni iki? Inyenyeri ni iki ku buzima bw'umukristo? Iyo tuvuze inyenyeri, Bibiliya itwereka ngo Yesu Kristo amaze kuvuka, ngo abanyabwenge, Imana y'amahoro itugirire neza, abanyabwenge bayobowe n'inyenyeri, ngo babonye inyenyeri ituruka iburasirazuba, ngo barayibona, ngo baza bakurikiye iyo nyenyeri. Inyenyeri irabayobora, irabazana kugeza aho Yesu yavukiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Urumva iyi nyenyeri ikintu yakoze ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwa Yesu Kristo, kuko iyi nyenyeri ye yakaga yayoboye abanyabwenge. Imana y'amahoro itugirire neza. Inyenyeri y'umuntu rero ni iki? Ni itara. Inyenyeri y'umuntu ni itara. Inyenyeri y'umuntu buriya kugira ngo ikintu cyawe kigaragare nuko kiba gifite urumuri. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo tuvuze itara cyangwa se urumuri, ahantu waba uri hose, haba mu mwijima, ikintu aho cyaba kiri hose ariko kirimo kiraswaho n'urumuri kiragaragara. Icyo kintu kiraswaho n'urumuri rero kikagaragara, abantu bose barakibona. Yaba ari uri kure arakibona, yaba uri hafi akakibona. Iyo ari mu mwijima bwo rero kigaragara cyane. Ninjoro iyo agatara kamwe kari ku musozi karimo kaka, umuntu niyo yaba ari mu birometero 10, niyo yaba ari mu birometero 20, abona ka gatara. Rero inyenyeri y'umuntu ni itara. Noneho iryo tara cyane cyane rikamurikira icyo azaba cyo. Akenshi uzasanga, nk'urugero, hari abantu Imana iborohereze, uzasanga bagize gutya, akaba afite ubumuga bwo kutabona, ugasanga ntabona. Ariko aba bantu batabona usanga afite ubuhanga bwihariye, azi gusoma, afite ibintu asoma, kandi ikindi umutima we ukaba ureba cyane kurusha amaso y'umuntu ubona usanzwe ureba bisanzwe. Uyu muntu aba yaravutse afite inyenyeri yo kuzaba umuntu ukomeye.
cyane cyane yo kuzareba ibintu binini. Buriya hari abantu baba bafite inyenyeri yo kureba, kandi bareba memwari zabo zikabika cyane. Noneho ikintu kiba rero, Satani araza akamunyaga iyo nyenyeri ye yo kureba, yarangiza akayitwara kuko yamaze kubona icyo azaba cyo. Yesu amajije kuvuka ngo Herode yarabimenye ko yavutse, ndetse arabimenya ko abanyabwenge bagiyeyo, Imana itugirire neza. Ariko Herode amenya n'amakuru y'inyenyeri. Herode akibireba akibona inyenyeri, aravuga ngo iriya nyenyeri niyo umuntu uzaba umwami. Uyu nguyu nubwo akiri umwana, ariko avukiye kuzaba umwami. Nubwo akiri umwana, avukiye kuzakomera. Imana itugirire neza. Rero inyenyeri yawe hari igihe igaragara, hari uburyo bumwe cyangwa se ubundi inyenyeri yawe igaragaramo. Iyi nyenyeri yawe yagaragara abantu bakayibona, abantu, kuko buriya kenshi abantu babona icyo uzaba cyo wowe utari wakibona. Yosefu yarose inzozi azirotorera bene se, ariko se nk'umuntu mukuru arazisobanukirwa, arabireba, aravuga ngo twebwe na bene so uzaba umuyobozi wacu, twebwe tukubera abagaragu, bitewe n'inzozi yarabasobanuriye. Hari abantu rero bamenya icyo uzaba cyo wowe utari wagisobanukirwa. Umugabo witwa Yakobo yasobanukiwe ubutware Esawu yari afite, aba umunyaga hakiri kare. Esawu atari yasobanukirwa agaciro k'umugisha yari afite, agaciro ko kuba yaravutse ari mukuru, amunyaga ubwo butware. Imana itugirire neza. Buriya akenshi umuntu ukuroga cyangwa umuntu ukurwanya nta kindi arwanya, ararwanya inyenyeri yawe. Umuntu urimo arakuroga uyu munsi nta kindi arimo araroga, ararwanya inyenyeri yawe. Arimo ararwana no kugira ngo iyo nyenyeri itagaragara, ararwana no kugira ngo iyo nyenyeri itaboneka. Si we baroga, bararoga umugambi w'Imana uri muri wowe. Inyenyeri yawe yamuritse, abarozi barayibona, bamaze kuyibona barashaka kuzimya iyo nyenyeri. Iyo nyenyeri yawe niyo bashaka kuzimya, kuko rero yuko babashije kubibona, barabireba yuko imbere uzaba umuyobozi, uzavamo umuntu ukomeye. Buriya utazakomera nta hantu uzagera. Ntabwo abarozi bakwirirwa bapfusha ubusa ibirozi byabo. Impamvu ufite abantu benshi barimo bakurwanya, inyenyeri yawe ntiyaga ariyo hafi ahangaha. Uri umuntu ukomeye, uyu munsi ntiwabibona, ariko abandi bareba kure bo babibonye, batangira kukurwanya utari wagira izo mbaraga, batangira kukurwanya utari wagera ku mugisha wawe. Akenshi hari igihe ukora ibintu ukabona ntibiri kwemera, ukabona ntibiri gukunda, ukabona ntibiri kuzamuka, ukabona nta mpinduka, ukabona nta change, ukabona nta kintu bigaragaza, nta kintu biri kwerekana. Ariko nyirizina ukabikora, ariko ukumva, ukabona biragenda, ndetse ukabona unabirusha n'abandi, ariko akenshi ugasanga nta mahirwe ubifitiye. Uzabona hari abantu twiganye cyangwa se mwiganye bari bazi ubwenge ndetse babaga n'abambere, ariko uyu munsi we wabaga uwa nyuma, ufite akazi ariko we yarakabuze. Ndashaka kukwereka ibintu bigukuraho inyenyeri yawe, ukabura umugisha wawe. Iyo wabuze inyenyeri, umugisha wawe urabura. Y'inyenyeri yawe bayijyanye, hari abantu babireba bakabyitegereza, akabona ko uzagira urugo rwiza, muroza akagutwara inyenyeri yawe akayizirikira ahantu. Hari igihe inyenyeri yawe bayijyana ugasanga irimo irakora ahandi. Inyenyeri yawe y'ubutware, ni wowe wari uzaba umutware, ariko umuntu akagutwara inyenyeri yawe akagenda akayobora, ariko uyoboresha inyenyeri yawe. Ugasanga umuntu agutwaye inyenyeri yawe yo kugira urugo rwiza, akagenda akagira urugo, we bikanga. Inyenyeri yawe baba barayitwaye, ukagerageza gukoresha mariage bikanga neza neza. Rero nari ngiye ndaje uyu munsi kugira ngo mbabwire ibi bintu bitatu uzibonaho ukamenya ko ari ibimenyetso simusiga bikwereka yuko inyenyeri yawe bayitwaye.
inyenyeri yawe bayitwaye, ukeneye gusenga cyane, ukeneye gusenga cyane ndetse ukeneye gusengerwa Imana. Icyambere uzakora ibintu uzamuka ubifitemo impano, bigaragara ko ubifitemo impano. Ni kimwe nahereyemo mu ishuri, uba uri umunyabwenge, ugira amanota meza, uze ku mwanya wa mbere, ariko nusoza amashuri yawe, diplome yawe uyiburiye, ugenda ushakisha akazi ukabure pe. Kubera iki? Babonye kuzakomera, bagutwara inyenyeri yawe. Zaba uri umukobwa mwiza, nawe ubireba ko uri umukobwa mwiza, niwireba n'abantu no muri karitsiye wumve babivuga, nawe niwireba uvuga ati ariko vraiment nagakwiye kuba mfite urugo. Ariko kuko bagutwaye inyenyeri yawe, uragerageza gukora ibyo bintu kandi ubona ubifitiye ubushobozi, ariko bikanga. Kubera iki? Babonye ko ubifitiye ubushobozi. Inyenyeri yawe barayitwara. Iyo nyenyeri barayikunyaze, barozi barayiziritse. Barozi bagutwaye inyenyeri y'umugisha, inyenyeri yawe yarajyawe. Kwanga ubifitiye ubushobozi, ikintu gifitiye ubushobozi, ikintu wagikora, ikintu uba wumva wagikora, ubwenge bukurimo, ariko uragenda gushaka akazi, urakora ibizami, ukazana amanota meza, akazi bakagaha abandi. Uragerageza umukobwa mwiza, abasore baraza, mugapanga ko muzabana, igihe mwavuze muzabanira, akakuzanira invitation ati burya mfite ubukwe. Ukibaza ahantu bipfira ukabura, bikaba ku musore umwe, bikaba kuri babiri, bikaba kuri batatu, mbega bikagenda bikaba uruhererekane. Inyenyeri yawe yarajyanywe, inyenyeri yawe yarajyanywe, barozi barayijyanye. Ukeneye kugaruza inyenyeri yawe, ukeneye kugaruza inyenyeri yawe. Icya kabiri, uzasanga uhora mu bibazo bidashira, ugira icyangiro, ugerageza gukunda abantu ariko wowe ntibagukunde. Uzagerageza kwitwararika abantu, ujye mu kazi ukore kandi ukora neza urusha abandi, kuko ariko ugira icyangiro, uhorana icyangiro. Inyenyeri yawe bayitwaye, uhorana icyangiro. Icyangiro kikaguhoraho pe, abantu bakakwanga, buri muntu wese ukubonye akakwanga. Uzuko abantu bakwanga, nawe wageraho ukiyanga. Kubera iki? Inyenyeri yawe yarajyanywe, abantu barakwanga, nawe wakwireba kavuga uti nanjye rwose, nanjye ndabona ibi bintu bikaze, nawe ukiyanga. Abantu bakakwanga, babyeyi bakakwanga, imiryango ikakwanga, umugabo washatse akakwanga, n'abana wabyaye bakakwanga. Hari umuntu uba ufite icyangiro gifite ubuzima gatozi. Hari icyangiro rwose kiba ku buzima bw'umuntu, icyo cyangiro kikaba gifite ubuzima gatozi. Abantu bakakwanga aho ugeze hose, waba ugeze mu kazi bakakwanga, waba ugeze mu rugo bakakwanga, mbega ahantu hose ugeze bakakwanga. Ugira icyangiro kitigeze kibaho. Hari icyangiro umuntu agira, nawe ubwawe wakwireba ukabona icyo cyangiro kikakubaho. Inyenyeri yawe barayijyana, inyenyeri yawe y'igikundiro. Rero inyenyeri, hari abantu bagira inyenyeri yo gukundwa, rero abarozi iyo ngiyo bakayikunda kubi, bakagucunga, iyo ngiyo bakayikwiba. Iyo bakayikwiba rwose, iyo ngiyo bakayijyana bakayigukuraho, iyo ngiyo ugasanga iri gukorera abandi. Hari abantu burya babayeho kuko banyaze inyenyeri z'abandi. Hari abantu uzajya wumva ngo babatanzemo ibitambo. Kenshi iyo bagutanzemo igitambo, bagutwara inyenyeri yawe. Iyo nyenyeri yawe akenshi hari izo bazirika mu nyanja, hari izo bazirika mu marimbi, ariko nanone hari n'izo batanga zikajya gukorera abandi. Ugasanga umuntu arakora, ugasanga afite umugisha, ugasanga umuntu arakora biragenda, ariko arakorera ku mugisha utari uwe. Hari abantu bariganyije umugisha wawe, barawuriganya. Hari abantu bariganya imigisha y'abandi. Ugasanga umuntu afite umugisha ariko yawunyaze undi. Ugasanga umuntu afite umugisha ariko yawambuye undi. Hari abantu bakorera mu mwambaro w'abandi. Ugasanga umuntu ibintu byose akora nta kintu na kimwe kiwe,
ibyiwe ni uguhora yambura abandi, ni uguhora anyaga abandi, aba mu mugisha utari uwe, ibyo yambara ni ukunyaga abandi, ibyo arya ni ukunyaga. Mbega mu buzima bwa buri munsi umugisha wawe uba waratwawe. Icya gatatu kikwereka ko inyenyeri yawe yatwawe, uhorana umwuka. Uyu muntu ahorana umwuka umubwira ko ibyiwe byarangiye, ukambarwa n'umwuka wo kwisuzugura, umwuka wo kwisuzugura. Uyu muntu ukamubwira uti se ko hari ahantu habonetse akazi waje ukadepoza ati ibyanjye byaranze, ati ntawe iwacu wigeze akomera, byaranze reka, ati ngewe se maye ndubona akazi. Wamubwira uti se nyamara buriya ati mbonye Imana igukorera ubukwe, ati ibyanjye ntibyakwemera. Ni ukuvuga ngo uyu muntu aba yaritakarije icyizere. Hari abantu baba bariyambuye icyizere iteka mu buzima bwabo, yumva ko amahirwe ye yarangiye, nta kintu cyiza cyamubaho, nta kintu cyaba ku buzima bwe cyiza, nta na kimwe, ntacyo. Akumva ko nta kintu cyiza cyaba ku buzima bwe, nta kintu cyiza cyamubaho. Mbega ibintu bye byose bihora yemaye se abandi bana, ahorana amaganya. Bene uwo muntu ahorana amaganya, ibintu bye byose ni amaganya. Niyo umuhaye inkoko uyimuguriye muri hoteli nziza arayirya, ariko se maye ndayiriye se, ariko abakire mubaho neza. Ugatangiye kuvuga amagambo menshi yandi mu kinyarwanda uravuga ngo ni nk'ay'abagombozi. Akavuga amagambo abakire mubaho neza, maye si ibingibi, ati iyi nkoko ubu ngubu ndimo ndayireba, avuga ntiyaba atari tuyiririye hano ukayima nkayijyana mu rugo. Mbega ugasanga mu buzima bwe yitakarije icyizere, ahora mu mwambaro wa ntibishoboka, ntibyemera, ntaho nzagera, ntaho. Mbega muri ubwo buzima akabubamo, ntaho nzagera, ntibishoboka, ntibyakunda, ntibyakwemera. Ubu se ibi bintu, mbega akaba muri ubwo buzima, akaba muri uwo mwambaro, ibintu bye byose ntibishoboka. Rero iyo bagutwaye inyenyeri ikwambura ubushobozi, hari inyenyeri ikwambura ubushobozi, ikabukwambura ikakwambura ubushobozi. Umubiri wawe ugahorana intege nkeya, wajya gukora ikintu ukumva umubiri wawe ufite intege nkeya, wajya kwa muganga bakagusuzuma bagasanga nta ndwara n'imwe ufite, ariko uhorana intege nkeya, kumva uri umunebwe, kumva nta kintu ushaka gukora, ibintu byose urumva wahora wiryamiye, urumva wahora wiyicariye. Uyu muntu rero umeze gutya, akenshi ikizabikubwira ko iyo nyenyeri yawe bayijyanye, nta nubwo uyu muntu yumva ko ikibazo ari we, ntabwo yumva ko ikibazo ari we, ahubwo ahora mu maganya. Ati abantu baranyanga, abantu baranzira, agahora mu maganya iteka. Ibibazo bye ashaka abandi abitwerera, ahora ashaka abandi bantu abyegekaho, baranyanga, barandwanya, abantu barandoga, abantu baramvuga, abantu ntibankunda. Niyo musi mu rusengero mukavuga ngo uyu muntu niyihane, uhora wiyumva ngo Imana imbabarire gucumuzwa n'abantu. Imana mu buzima bwahora ngo acumuzwa n'abantu, atinda ku bantu. Mbega aba yumva ibibazo afite hari abantu babigizemo uruhare, aba yumva ibibazo afite hari abantu, mbega byanze bikunze buri kibazo cyose agize abona umuntu wo kucyegekaho, buri kibazo cyose agize abona umuntu wo kucyegekaho. Ariko ndagira ngo mbabwire, muri ubu buzima buri muntu wese arivukira, kandi buri muntu wese Imana yaramuremye. Hari amagambo Pawulo yigeze abwira Tito, aramubwira ngo icyatumye Imana igusigaza ikireti kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ayo ngajya gusa n'amagambo Morodekayi yigeze abwira Esiteri, aramubwira ngo icyatumye Imana ikwimika ngo ube umwamikazi mu gihe gisa n'iki ngiki, ngo ahari kwari ukugira ngo uzagire umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki, ukarokora Abayuda bakareka kwicwa. Ariko Morodekayi nkunda umurava yari afite, umuntu ugifite inyenyeri ye. Reka nkubwire, iyo umuntu agifite inyenyeri ye icyaka, umuntu ugifite inyenyeri ahorana vishoni,
uyu muntu no mu rupfu yishake, no mu rupfu avamo uyu muntu yishakira inzira. Rero Morodekayi abibwira Esiteri, aramubwira ngo ntiwibwire yuko ari wowe uzarokoka wenyine. Icyatumye Imana igusigaza ngo ube umwamikazi, ikakujyana ngo ube umwamikazi, kwari ukugira uzagira umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, Imana yadusigaje kugira ngo tugire umumaro mu bihe bibi. Umuntu nyamuntu nugira umumaro mu bihe bikomeye, akawigirira kandi akawugirira n'abandi. Yes, nicyo gitumye Imana igusigaje kugira ngo wigirire umumaro, kabiri uwugirire n'abandi. Kandi ikindi, buriya reka nkubwire, ntabwo ubufasha cyangwa se kuzamuka kwawe nta muntu n'umwe uzabigiramo uruhare, ni wowe wenyine ugomba kubigiramo uruhare. Bivuye he? Mu gutekereza neza. Ndagira nkubwire, igishoro cya mbere ntabwo ari amafaranga, kuko hari benshi bagize amafaranga ariko bapfira ubusa. Kubera iki? Ntabwo batekereje neza. Igishoro cya mbere gituruka mu mutwe. Umutwe utekereza neza ni ubutunzi. Iyo ufite mu mutwe hatekereza neza, uba ufite ubutunzi kandi buhambaye. Uba ufite ubutunzi, sibyo? Uba ufite ubutunzi. Buriya abarokore hari ibintu biba mu mitwe yabo, akavuga ngo kuba umurokore, gukorera Imana bivuze gukena. Imana yaduhaye isezerano ryo gukira. Yaravuze ngo ingororano y'abubaha Uwiteka ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ahubwo ikibazo twagize, twigishijwe nabi. Inyigisho tuzigishwa nabi. Batwigisha yuko twagakwiriye kuba naho twaba turi abakene nta kibazo, tuzajya mu ijuru nta kibazo. Ariko ngo Bibiliya iravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Ariko Bibiliya ivuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, ntabwo yavugaga abakene mu by'uyu mubiri. Buriya ahubwo birarenga umukene mu by'uyu mubiri. Nge niko nemera. Biragoye ko yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Biragoye umukene mu by'uyu mubiri. Bibiliya yavugaga abakene bemera kwicisha bugufi, bakemera ko ari abanyabyaha, bakemera ko ari abakene, bakennye ijambo ry'Imana, bagahora bafite inyota yo gushaka ijambo ry'Imana. Ariko abakene mu by'iyu mubiri, ahubwo nugera mu ijuru izagukubita inkoni ku bibuno, igukubita inkoni ikubaze ngo ko naguhaye amaboko nkaguha amaguru nkaguha umutwe ngo utekereze, wabikoresheje iki? Reka nkubwire, ntukacike intege, ntukave ku bintu, sibyo? Mu bukene bwose waba urimo, tekereza neza. Nutekereza neza, gutekereza neza nicyo gishoro. Gutekereza neza, reka guhora mu bintu ngo hari icyo wambwiye Mana ndindiriye ko gisora. Yego nibyo, hari icyo Imana yakubwiye, ariko icyo ngicyo Imana yakubwiye kugira ngo gisore birasaba gutekereza kwawe. Ugatekereza, ugatekereza buri kantu kose, buri mahirwe yose ubonye ukayabyaza umusaruro. Kandi ikindi, ukiga kubana n'abantu bose amahoro. Bana n'abantu bose amahoro. Nta kintu Imana izakora kitanyuze mu bantu. Abantu buriya uricara ukavuga ngo abantu ngo ni babi, ngo bakwigisha ngo abantu ngo bakwigisha ngo Imana ije guhana abanzi bawe, ngo yego, ngo jyewe ngo abanzi banjye ndabanga. Umva nkubwire, sabira abanzi bawe barame. Muri barya abanzi bawe urimo uravuga ngo ni bapfe, harimo ufite igisubizo cyawe. Nta kintu Imana izakora kitanyuze ku muntu. Ibi bintu byose Imana izakora bizanyura ku bantu. Abantu sinkubwiye ngo bakunde ku ngufu, ariko nanone bihorere. Umuntu naguhemukira, jya umubwira ngo Mungu yiko, umubwire uti mu ijuru hari Imana, wigendera umubabarire, ubirenze amaso ubyibagirwe. Kubera yuko uyu munsi ushobora kujya kumwitendekaho, ariko ejo wajya kureba ugasanga igisubizo cyawe niwe ugifite. Imana itugirire neza. Rero ntabwo nataye topiki, ndacyari kuri ya topiki yacu, ibintu bizakwereka ko watwawe inyenyeri yawe. Ariko akenshi inyenyeri z'abantu, hari inyenyeri zijyanwa rwose, abantu ugasanga bafite imyumvire iri cheap, imyumvire iri hasi,
buri kantu kose urashaka guhora ugirana ibibazo n'abantu. Ngo ngenga abantu ndabanga. Ubanga gute kandi nawe uri umuntu? Nawe uri umuntu. Nujya gutunga urutoki mwene so, nawe banza urwitunge wirebe. Abantu ndabanga, abantu bangirira nabi. Oya, nta muntu ukwanga muri ubu buzima, nta muntu ukwanga. Umwanzi tugira abanzi batatu, ni iyi si n'umubiri na Satani. Ibindi biri hanyuma y'ibyo ntabyo. Iyi si n'umubiri na Satani, abo nibo banzi tugira. Umubiri ni umwanzi mubi cyane, kandi mbona abantu bawushyize imbere muri iyi minsi. Imana itugirire neza. Rero ibyo bintu bitatu iyo ubyibonyeho biba bigusaba gusenga, bikagusaba kuba imbere y'Imana, bikagusaba guca bugufi ukabana n'Imana kugira ngo Imana izikora ibikomeye. Rero Uwiteka bampera umugisha, Uwiteka bakorere ibikomeye. Kora subscribe kuri iyi channel Prophet Emma kugira ngo ujye ubasha kubona ibindi biganiro byinshi n'amasengesho menshi tugenda dukorera hano kuri uyu murongo wa YouTube. Imana rero ibaha umugisha. Wowe wamaze gukora subscribe, Imana iguha umugisha. Wowe ukora like, Imana iguhereza umugisha. Wowe usharinga, Imana ijye guha umugisha. Nukuri ndabakunda. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Njyewe ndi Prophet Emma. Imana rero ibampera umugisha. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Imana ibishimire mu izina rya Yesu. Abo batwaye inyenyeri zanyu zigaruke. Ndabasengeye ngo Imana ibagarurire inyenyeri. Abari kuzikoresha zitari izabo, Imana ibakenyuruze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umugisha w'Imana ubabeho. Shalom.